muhaye ikaze nanone kuri Ibintu Live TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye tubagezeho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kurera hamwe ibintu bine utazemerera umuntu wari we wese kugufatira icyemezo cya nyuma. Utazemera abantu babikugiraho inama mufate icyemezo, ahubwo bigomba kuva mu mutima wawe wonyine kandi ugafatira icyemezo ubyitondeye utabihubukiye. Itondera abantu baguha inama muri bino bintu, kubera ko nureba nabi bizakugusha mu mutego, uzahubuka kandi uzicuza hanyuma. Nuko byitondera rero. Hari abantu tugira mu buzima bwacu bajya baduha inama, ni inshuti, ni abavandimwe, ni ababyeyi, ni abantu bo mu muryango, ni abantu bo mu rusengero, ubwo n'abayobozi b'amadini cyangwa se abahanuzi. Mu madini agira ibyo twita abahanuzi, mu madini agira abahanuzi. Ibi ni ibintu utagomba kumva umuntu ari we wese uretse wowe n'Imana gusa, ukavuga uti ibi bintu ndabikoze Imana kandi irabyemeye ibe nshyigikiyemo. Kuko yari ibintu Imana ishyigikiye rwose ntabwo unanirwa kubimenya, kuko bari ibintu biguhaye imbaraga mu buzima kandi igihe cyose ugahora uguwe neza uticuza icyo cyemezo. Ariko yari icyemezo uhubukiye cyangwa abantu bakugiye inama bakuroha, ubyicuza ubuzima bwawe bwose kandi bigatuma ugira ubuzima bubi burenze ubwo wari ufite mbere yuko ukora ibyo bintu. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ikintu cya mbere rero utagomba guhubukira, utagomba gutuma hari umuntu wari wese wivanga mu buzima bwawe ngo aze kuguha inama, ni uguhitamo uwo muzashakana, uwo muzubakana urugo. Ujya ubona yuko akenshi hari igihe umusore cyangwa umukobwa baba bafite imyaka myinshi, abantu bakirirwa bamududa ngo shaka ese wabuze iki, niba ari amafaranga tuzagutwerera. Nayo mbabwire neza yuko amafaranga ntabwo ari yo yubaka urugo. Babasha kugutwerera bakaza bakirira bakinywera bagakenyera bakambara amakote za karavate bakazishyiramo, ariko irimo kurira ntabwo baba bahari. Iyo winjiye muri urwo rugo bagushyigikiyemo, bagushumurijemo ngo ushake uwo mukobwa cyangwa uwo mugore cyangwa se uwo mugabo cyangwa se uwo musore, urira wenyine badahari. Ni nayo mpamvu iyo utangiye ibintu byo kurira baraguseka, babona neza yuko ari wowe udashobotse kandi nyamara baraguhaye umuntu utari we. Uramenye ntuzigere uhitamo uwo mwubakana urugo ukora ko abahanuzi babivuze ngo babyeretswe. Uzasanga kenshi ari n'abahanuzi b'ibinyoma. Uramenye utazajya kuraguza abapfumu. Abo bapfumu si bazubaka urwo rugo. Uramenye umuryango wawe, abavandimwe, ababyeyi ntibazaguha icyemezo ngo ufate ushaka uriya mukobwa ku mpamvu zimwe n'izindi. Uriya mukobwa rwose wa hariya niyo dushaka, ntabwo dushaka umukobwa mugufi, ntidushaka umukobwa muremure, ntidushaka, ni wowe uzabana nawe. Ntabwo dushaka uriya mukwe mugufi, ntidushaka umukwe umeze kuriya, ni wowe uzabana nawe. Ni wowe ugomba gufata icyo cyemezo, kubera yuko ari umuntu mukundana, ni umuntu mwagiranye ibihe byiza, ni umuntu rwose ubona yuko mukundana kandi ni umucuti wawe, ni umucuti wawe bihe byose. No gushaka umuntu mutabanje no kuba inshuti, burya urugo ntabwo ruramba ntirugera kure. Rero uramenye utazavuga ngo abantu bakusengeye ngo bakubwiye ngo shaka uriya mukobwa. Akenshi muzabicunga iyo abantu babasengeye cyangwa bavuze bati abahanuzi babihanuye, niho muzabona mu minsi mikeya, nta n'ukwezi kumwe, 2, 3, 5 urugo rusenyutse, kubera ko bananiwe kumvikana, bananiwe kwihanganirana. Ariko iyo ari wowe wabifashe icyemezo kikuvuyemo, muzamana imyaka 5, 10, 15 wenda byanga, ariko wahanyanyaje. Kandi niyo ubivuyemo nta mutima ugucira urubanza, ubuzi neza yuko wakoze ibikwiye byose. Mwitondera abantu babaha inama yo guhitamo abagore n'abagabo, abasore n'inkumi mugiye kubakana urugo. Abenshi baba barimo kubaroha, abenshi baba bashaka kuza kwirira no kubyina no gukenyera no kugira gute. Nta kindi kintu muzabona babamarira uretse kuba babafashije kugira ngo mukore ubwo bukwe. Kandi ubukwe ntabwo ari biriya tubona by'amakote n'amavara. Ubukwe ni nyuma y'ubukwe nyine, niho ruba ruzingiye, niho hari ibibazo, niho hari amahwa, niho hari amarira. Niho ugomba kwitondera rero. Niyo mpamvu rero ko ari icyemezo ugomba kwifatira wenyine. Kabiri,
uramenya atazagira umuntu guha inama yo kuvuga ngo usenye ukore ufate divorce cyangwa se utandukane n'uwo mwashakanye separation. Nta muntu ugomba kubikugiramo inama, kuko gusenya ni icyemezo wowe ubwawe ugomba kwifatira bitewe n'impamvu runaka. Hari amagambo aboneka mu migani ya Salomo igice cya 15:25 handitswe ngo Uwiteka azasenya urugo rw'umwibone ariko azakomeza urubibi rw'umupfakazi. Bishatse kuvuga neza ko byanze bikunze urugo rurimo umugabo w'umwibone w'umunyamahane w'umunyarutoto ugira inkeke, byanze bikunze arebye nabi rurasenyuka. Urugo rurimo umugore w'agasuzuguro, umugore w'umwibone, umugore utazi inshingano z'urugo nk'umugore, umugore utita ku bana, mbese w'umwibone uwe wikunda wenyine, urugo rurasenyuka. Uko n'Uwiteka ubivuga yuko urwo rugo rugomba gusenyuka. N'Uwiteka ni nawe ubwe uza agafata ya mbere mu gusenya urwo rugo rw'umwibone. Rero uramenye hatazagira umuntu uzaguha inama ngo reka uwo mugabo reka uwo mugore, oya, ahubwo wowe ku giti cyawe ni wowe urimo kurira aho ngaho, ni wowe uzi uburyo cy'uwo mugabo akumere, ni wowe uzi cy'uwo mugore akumereye, ni wowe uzi biri muri urwo rugo, nta wundi muntu uwo ubizi. Ni wowe ugomba kwifatira icyemezo cyo kubivamo. Utazifuza gusubirayo utakibishoboye, utazaza kupfana abantu ngo baragushutse kandi wowe ufite ubwenge, utari inka utari ihene, mbese utekereza. Ntabwo ufite ubwenge nk'ubw'inkoko, wowe uri umuntu uzi gutekereza no gufata ibyemezo. Ni wowe uzi buryo ki amarira urarurira, ni wowe uzi amahoro araguhanda mu buriri, ni wowe uzi uburyo ki urara hanze, ni wowe uzi uburyo ki uwibwa ibiryo, usuzugurwa imbere y'abakozi, ni wowe uzi uburyo ki uwo mugabo atakwitaho, utazi n'ifaranga rye ryo mu mufuka kandi yirirwa yahereza abandi bagore, ni wowe uzi uburyo ki uwo mugore yirirwa mu bagabo, ni wowe ubizi wenyine. Uramenye utazagira umuntu uguha inama ngo senya cyangwa se ngo utandukane n'umugabo cyangwa ngo ahukana. Icyo ni icyemezo ugomba gufata wenyine, byanze bikunze. Ari icyemezo giturutse mu ijuru, urabimenya. Uzi gukorana n'Imana urabimenya, kandi iyo ari icyemezo cyawe ubwawe ufashe Imana itakirimo nabwo urabimenya. Ko ugenda uhubutse ugashaka kugaruka bitagishobotse. Kandi uzitonde, buriya uzitondera umugabo wasohotse mu rugo akagusiga mu rugo akagenda, buriya agarutse aba mubi kurushaho. Uzitondera umugore wasohotse mu nzu ngo aragiye aragusize akagaruka, aba ari mubi kurushaho. Mwitondere ibi bintu. Kwirinda biruta kwivuza. Nta muntu usenya urwe bamutiza umuhoro, ariko iyo ari ibintu koko Imana irimo, niyo ubwayo irusenya, ikora uko ibishoboye kose urwo rugo rukarangira, kubera yuko n'ubundi ruba rutayihesha icyubahiro. Urugo rw'abibone, aha niko imigani ya Salomo avuga. Ni umuntu w'Imana wabivuze ngo Uwiteka azasenya urugo rw'abibone, mbisubiremo, ariko azakomeza urubibi rw'umupfakazi. Bishatse kuvuga rero yuko nta kintu wakora ngo wubake urugo n'ubundi Imana itarimo, Imana ibasha gusenya nayo ubwarwo. Kwirinda rero biruta kwivuza. Utazicuza ngo abantu baragushutse ukabura sohotse mu rugo, uri umugore uragiye, ukimara kuruvamo hakaza undi mugore ugashaka kuza kurwana n'umugore ngo yakuziye mu rugo, ni wowe baba bamuhaye umwanya kugira ngo azemo. Uzajya urira rero. Uramenye udasohoka mu rugo, uragiye uri umugabo, urugo rurakunaniye, baragushutse ngo reka uwo mugore, waba ugitirimuka abandi bagabo bakarutahamo. Tazarira rero, ni wowe uzaba wabiteye. Ariko niba uzi neza yuko ugiye utazasubira inyuma kandi wabifashe mu icyemezo wowe wenyine, usohoka ukagenda, kandi ntabwo ubyicuza, kuko ubuzima bwawe wumva bukuryoheye kurenza uburyo ki wariragamo cyangwa wari umezemo. Gatatu, uramenya atazagira umuntu uzakubwira ngo reka akazi wakoraga kubera ko kakumereye nabi. Iyo ukoze igihe kirekire akazi kakumereye nabi kandi nta n'inyungu ugafitemo, iyo kigeze cyo kugasohokamo birikora, nawe ubwawe wumva imbaraga zo kugasohokamo, kubera yuko intego z'ubuzima bwawe ziba zihabanye n'intego ufite kuri ako kazi wari ufite. Rero hari abantu bajya babona umuntu arimo kwiciragura ngo akazi kamunaniye, batikareke, bagatangira bakakubwira ati uzakora ibi n'ibi, uzajya hanze, uzakora gutya na gutya, uzagenda usange bitandukanye n'ibyo abantu bakubwiye. Ariko iyo ari wowe wenyine wabifasheho icyemezo ukavuga ati aka kazi ntabwo kajyanye n'uburyo nshaka mu buzima,
ukakarekura nyine n'ubundi uragenda ukubaka ibindi kandi ukumva uguwe neza ntabwo ubyicuza. Ariko iyo bihukiye abantu babikubwiye uricuza igihe cyose, kandi kwicuza nabwo ni romoru nyine yica abantu kurenza yuko wakwihanganira ibyo ngibyo urimo. Ariko iyo kwihangana kwanze ukabona imbaraga ziranze burundu ukarekura byanze bikunze ntabwo ugera kwicuza. Ariko nubona warataye akazi ukaba wicuza icyatumye ukavamo, ni ukuvuga ngo warahubutse, ntabwo cyari igihe cyawe cyo kukareka. Ikintu cya nyuma rero, utangira umushinga ubyara inyungu. Nimba ushaka gukora projet runaka uramenye, ntihazagire umuntu uzakubwira ngo kora ibi n'ibi. Wowe tekereza ibyo wakora bijyanye n'ibyo ushaka n'ibyo ukunda, bijyanye n'inzozi zawe, ugere ku nzozi zawe. Hari igihe uzabwigisha abantu inama, bakugira inama mbi, bakubwire ngo kora ibi n'ibi kuko bazi neza yuko utazabikora uzahomba, kandi iyo wahombye abantu baranezerwa bakoma amashyi. Rero uramenye, uzabagisha inama, ugisha abantu inama bawe, babandi bawe nyine babasha kukubaka bagatuma ukomera. Ariko abantu benshi akenshi muri business ubagisha inama ahubwo bakatuma urushaho gukora ibintu bitazakungura, kuko abantu mu bandi ntabwo ari beza. Igihe cyose baba bagira ngo ugwe hasi nyine. Kwirinda rero biruta kwivuza. Uramenye utazayigisha abantu inama umushinga ibyara inyungu, ahubwo wowe byigeho umenye ikintu cyo gukora. Kandi hari n'igihe ubasha no kugisha inama umuntu utazagira indi nama nzima azakungura, azakubwira yuko bidashoboka, kurimo kwigerezaho, kurimo kwihanika mu kirere, ko ibyo bintu rwose atari byo, kugira ngo utamuzamuka nango umuterane imbere. Abantu rero n'amashyari yabo witonde. Ibintu uko ari bine uzasanga bibyutsa abanyamashyari akaribo baguha inama mbi kugira ngo ugwe hasi. Reba abantu ugiye kugisha inama muri ibi bintu uko ari bine, witamo muzashakana cyangwa muzubakana urugo. Reba abantu b'umumaro, abantu batagushora nyine, abantu bazajya baguha ingingo z'uko uwo muntu ari mwiza. Kandi ikintu gitangaje nuko iyo bakubwira ati uyu muntu ni mubi naho ubwawe banamuzi ntabwo ubyemera. Niyo mpamvu ari icyemezo ugomba kwifatira wenyine, kugira ngo nibinakunanira ntagire umuntu uzapfana. Witamo uwo mubakana urugo bigomba kuva mu mutima wawe ukabyihitiramo wenyine. Gusenya urugo, gukora divorce, gukora separation, ni wowe ugomba kubitekereza wenyine, kubera yuko abantu babasha kugushora kubera ko batifuza ko wubaka. Hari n'igihe umuntu akubwira ati senya urugo kugira ngo akwifatire nyine. Niba ari umugore ukugiriye inama uri umugabo ngo uriya mugore mureke ni mubi, abagushaka nawe. Nimba ari umugabo umugore akakugira inama ngo reka umugore wawe ni mubi, hari igihe ari we uba ugushaka. Ni ukwitonda rero. Uramenye gusezera ku kazi, uzasezere wenyine, nta wundi muntu ugishije inama wenyine, kubera yuko ubuzi intego z'ubuzima bwawe nta wundi muntu uba uzizi. Cyanyuma tangira umushinga ubyara inyungu wenyine, nta muntu ukugiriye inama. Icyemezo cyanyuma kive mu mutima wawe k'ibyo urakora nuko uri bubikoremo, ni wowe wenyine bireba. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Uramenye utazarira mu myotsi abantu baragushoye cyangwa baragushutse. Ni wowe bibazagira umumaro ibi byose uko ari bine. Ni wowe ugomba rero no kwifataho icyemezo. Se hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze nyacyo muri comments. Niba mushya kwica no kora like na subscribe cyangwa abone, kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kwana namwe, twari kumwe nanjye Dorothée w'impuhwe, nawe utaha muri video ikurikira. Bye.